Inosa ese boss witeguye kubyakira? Nditeguye n'ibyo nazi ngo twamukundaga ko nubwo byari bimeze gute ni iki kibazo gihari n'umubyeyi wese yitabye Imana uje kutureba ngo tuguherekeze gushingura. Inosa mugabo wa yapfuye. Uvuze ngo byanshanze byanshobeye nahise mfata umwanya njya kumureba mu cyaro njya kureba umugore we mu cyaro. Ariko se ibyo nakubwiye ntango wabyumvise? Nabyumvishe mubyeyi ariko kubyemera ariko umutima wakomeje kunkubita. Batireka ngende ndebo madamu we bimubwire mbimumenyeshe dore ko kwatumaze n'iminsi tumushaka twaramubuze. Rero ibyo nakubwiye ni ibyo ngibyo. N'umugore we ngaho n'umugore we ntiyarazi ko yapfuye. None se tanye na madamu bituma umuntu w'umugabo agenda akiyahura n'ibi. Kisha amakuru ahagije ningira kuko ariko Imana ntabwo nzi ko yabyemera nayo rwose. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda Rwanya bwakazamura igisho rya Rwanda bagasika mutono za sana mugoroba samatera gace gasamba ubundi bicare kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza tuba kwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kuri mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye. Simaze iminsi mwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunye gitakunyize menye ngo nongera iki cyangwa se ndagabanyireka nagire mpereza ikaze abakunzi bacu bo muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu gihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko uburyo ugenda utwitaho ndetse n'urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi tutazahwema kugira ute kurusigasira ndetse no kugira ngo rutereme. Mwabantu mwe nta mbaraga mfite nta kime mfite numvisha inkuru y'inca mugongo numvishije inkuru numva inciye mu mara numvishije inkuru numva nkuyemo ibyiringiro byanjye byose ariko ndavuga nti ibi bintu ntago nabyihererana, ibi bintu ntago nabigumana bimfashe umwanya utari muto mpita mvuga ati reka nihute byihutirwa vuba vuba inge gushaka Innocent mbimubwire. Mwabantu mwe muzi ko Sadunda yabuze, mwabantu mwe muzi ko Sadunda turi kumushakisha twamuhebye tutaza ahantu aba. Numvisha inkuru ntago nzi uburyo nkuru nayivugamo gusa nanjye ubwanjye numva nta mbaraga mfite pe. Imana imfashe ntaba ariyo wenda bari umuntu wambeshye. Mwabantu mwe nubwo umuntu yaba ari umusinzi, nubwo umuntu yaba yarataye urugo rwe, nubwo umuntu yaba akora ibikorwa bibi ariko ni uwacu pe. Ntago twiteguye kumubura aka kanya, ntago twiteguye kumva atagihumeka umwuka w'abazima. Umuntu arampamagaye kuri telefone arambaza amazina y'umuntu twashakaga yose ndamubwira, arangije arambwira ngo ubamutoraguye mu mazi yiyahuye ngashobora no kuba yashizemo umwuka yapfuye. Byanteye agahinda nagerageje kumubaza amakuru menshi arambwira ngo ubu ngubu ngo ambulance muzamuye kwa muganga ntago bazi nimba ari bubeho.
nk'abantu mwe ni ibintu njyewe ubwanjye kwihererana byanane ubu nta mbaraga mfite ndavuga nti reka manuke njye mu cyaro njye kureba ko nabona Innocent nabo ngeze muri wa murima bahingagamo ndababuze kandi nagiye ahantu bari batuye barambwira ngo bagize ute ngo bagiye guhinga ngeze mu murima bari bagiye guhingamo ndababuze nabo mana we cyakoze kubwa dore ngaba bavuye guhinga amahirwe ngize dore ngaba byibuze tuhuye nari ngiye gutaha ariko ntago nari butahe ibi bintu nabibabwiye kubwa amahirwe nkubitanye nabo bahinguye ndi kwibaza nk'abantu mwe ahantu ibi bintu mbihera uburyo ndi bivugemo Innocent uraho neza mese neza wowe se yesashimye Jackie meze uti biragenda neza ntago navuga ngo na amahoro ariko kuba Imana yemeye ko biba ibiki uje kudusura se mfasha gutya umeze mute se siko cyuje kameramani ibiki birimo kujya mbere afite ikihe kibazo Innocent mbabarire genza uteze nta ruhare nabigizemo pe ibikize ko duherukana ejo ndi nkubwira ati mbabarira mva hano bigenze gute warakomeretse se sinabimenye sinzi impamvu aho kugira ngo ibintu byibuze bitungane ahubwo noneho birushijeho kuba bibi bibaye bibi cyane kugera kuri uru rwego ese wabaye iki Innocent nabuze ahantu mbihera birenze no kuba ari ibyago wabaye iki se pole basi Innocent ndi kwibaza ahantu nabihera nk'abantu mwe nanjye mu makazi n'ikindi nese ufite ikihe kibazo nyaje ufite ikihe kibazo kuki wabyemeye mana kuki wabyemeye ko yari agifite kwita ku bana biwe ko yari agifite kwita ku muryango we nubwo ari umunyamafuti ariko ndabona atari cyo gihe rwose mana afite ikihe kibazo mfite ubwoba bwabwigendere cyake tugende ndabona nazi by'umuhungu ataraduhagarika natubwiye ikibazo afite kucyumva Innocent icara arankubwire niseka nese suri kutubwira ikibazo ufite icara arankubwire ikibazo ati twamukundaga ati yari umuvandimwe ikibazo gihari ni iki akicara nawe ikihe kibazo nya Innocent nyaje ufite ikihe kibazo ninde wamukundaga oya yagiye ntago byaba Jackie icara hariya nkubwire babara wicare hariya bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda icara hariya mumbabarire nta ruhare nabigizemo pe ibiki se nyine ibiki wagizemo uruhare utagizemo Innocent ese basi witeguye kubyakira nditeguye n'ibyo nazi ngo twamukundaga ko nubwo byari bimeze gute ni ikihe kibazo gihari ni umubyeyi wese yitabye Imana
ntagara uje kutureba se ngo tuguherekeze gushyingura Innocent umugabo we yapfuye uvuze ngo uhe nyashaka gukina kemo gukiniye komenda nani mure uhe wapfuye nyakati katubyaranye urumva igihe wahereye ubwo ndi kumva none ari film uri kutubwira ntago ndi kubabwira filime hanyuma ninda wapfuye kugira ngo mubyemere namwe mubyiyumvire Sadunda yiyahuye yapfuye okay amakuru yakuye ntacyo mureka gutubura ariko none nyumva nicyo gicoje hagase kugira ngo uzumbe Innocent nyumva niso ntago ndi kugutuburira nta nubwo naje hanga Innocent nyumva nagira ngo ubwire ibintu ndumva nyake Innocent nyumva we wakwemo imbuto nyumva ibyo ndi kukubwira ni ukuri hanyuma ahubwo mu mikoro ebyiri uyu ni umuntu wampamagaye ambwira ayo makuru uraturira umuntu gupfa wowe none ngiye ndinde wo kuza kwatura umuntu gupfa ibintu bitangaye uraturira umuntu gupfa Allo Allo mwiriwe neza papa mwiriwe munyihanganire nongeye kubahamagara ndi kumwe n'umugore wa mupapa yego byanshanze byanshobeye nahise mfata umwanya njya kumureba mu cyaro njya kureba umugore we mu cyaro ariko se ibyo nakubwiye ntango wabyumvise nabyumvishe mubyeyi ariko kubyemera ariko umutima wakomeje kunkubita batireka ngende ndebo madamu we bimubwire mbimumenyeshe dore ko kwa tumaze n'iminsi tumushaka twaramubuze rero ibyo nakubwiye ni ibyo ngibyo ibiki umva nkubwire madamu umuntu bita Sadunda yarapfuye uranyumva Allo ego ibyo katari kuvuga namubwiye ko Sadunda yapfuye yariyahuye byararangiye nanakomeze gutegereza rwose none se wa mugabo oya yego ngiye wambwiye ko yiyahuye ngo bakamuzamura muri ambulance bakamujyana kwa muganga umva nkubwire ego ubwo niba ibyo ndi kubabwira muri kundushaho amakuru nge ibyo mbabwira ndabizi 100%. none se byagenze bite koko babarira utubwiza ukuri byagenze bite Sadunda namwe ubwanyu muramuzi ni ukuvuga ngo ego we yarakomeje agenda kera arangije ariyahura ubu ngubu ubwo nari nzi uko namwe ubwanyu mwana bimenye mwana retse iyo ngiyo byanarangiye ntabwo twegeze tubimenya n'ukuri aba ni mwebwe ari mutari mubizi ariko abandi bose barabizi ko byararangiye inaha nta muntu utabizi amaye none se mwari musigaye ko mutegeze mumenyesha umuryango we base hanyuma se twari kumenyesha umuryango we gute kandi tuzi ko amakuru ya mbere abanza akagera ku muryango none se ubwo ubundi uwo tuvuganye n'umugore we ngaho n'umugore we ntiyarazi ko yapfuye none se watubabare ko ukatubwiza ukuri koko reka nje mubwire rero ngewe ntango imyaka mfite uko ngana gutya ntango nakabaye nge ndi kubahamagara mbabwira ubusa cyangwa se mbabwira nanjye ubu nakabaye hari ibyo ndimo ndakora inaha ibyo mbabwiye ni ibyo nimba mutari munabizi muhite munabimenya ahubwo nge ndatunguye kumva ko umugore we ataraza ayo makuru ni gute umugabo apfa umugore namenye ko umugabo we yapfuye
yaguye ku gasi nk'abandi nuko jya mubwira n'abandi bantu muhura bose mukagenda mubabwira ko we byarangiye nyine nuko wese wiyahuye nyine ko aba yizize umuntu ungana kuri hariya aba yafata akiyahura ahubwo ngereka mbanze mubaze ibibazo yari afitanye na madamu bituma umuntu w'umugabo agenda akiyahura n'ibi Innocent ntabwo bishoboka nanjye ubwanjye ntabwo ndabyizera pe nanjye ntabwo ndabyizera ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka Innocent komera ndagusabye sibyo komera ngenda gerageza nkomeze ntoza amakuru basi ndebe Innocent komera ngenda komeza ntoza amakuru ndebe niba ibintu kuko batubwiye ari byo cyangwa ari kubeshya nanjye ntabwo nabyiyumvisha pe Jackie komera sibyo komera ndagusabye sibyo cyuri Innocent mujye mu Innocent haguruka ndagusabye ndakwinginze haguruka sibyo biragoye nabyumva ariko ihangana haguruka sibyo haguruka basi nanjye ubwanjye ntabwo nabyizera kwihangana nk'abantu mwe rero agahinda gashyira kandi kari mu ibagara nta kundi byagenda njyewe ngiye gukomeza ntoza amakuru nshakisha amakuru ahagije ningira kuko ariko Imana ntabwo nzi ko yabyemera nayo rwose aracyakeneye kurera asha umugore we aracyamukeneye ndetse na famiye ye ntabwo rero mudusengere inkuru ntiba impamo Imana ibarinde mudusengere pe mudusengere kuko ibi kubyakira biragoye Innocent ihangane pe